uretse kuba umwe mu bakinnyi b'indashyikirwa muri action movies, Chuck Norris yari azwiho kwishimira ubuzima bwe neza mbere yuko aza gupfa muri 2026. Muri ino video y'uyu munsi tuza kumenya byinshi ku buzima bwa Chuck Norris. Ese ubuzima bwe bwari bumeze gute? Ese gutangira umwuga we byagenze gute? Ese umuryango we ndetse n'ibibazo byinshi bibaza ku buzima bwa Chuck Norris bitajya imana muri kuno kwezi kwa gatoza kugenda bisobanukirwa. Undi yavutse mu mwaka w'1940 mu mujyi wa Ryan, Oklahoma. Mazina ye akaba yitwa Carlos Ryan Norris. Akaba azwi cyane nka Chuck Norris, akaba ari umukinnyi wa filime za action movies. Yatangiye umwuga wakora mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma ajya mu marushanwa y'amashow art, kugeza aho yatangiye gutumirwa mu gukina filime zitandukanye. Mu cya 1922 rero n'umugabo nibwo yagaragaye muri filime ya mbere bakinnye muri filime yitwa The Way of Dragon hamwe n'inshuti yitwa Bruce Lee. Uhereye aho ngaho yatangiye gufata ino mwuga mu ufite agaciro ku buzima bwe. Amaze gukina mu filime nyinshi atandukanye nka The Brick, Good Guy Will Black ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Mu cya 1980 rero bita Chuck Norris namaze kuba izina rikomeye muri filime za action movies ku isi. Akina mu filime atandukanye nka Invasion of USA, The Delta Force, Code of Silence ndetse n'izindi nyinshi. Mu myaka y'icya 1990 yagize uruhare rukomeye cyane muri serie ya televiziyo yitwa Walker ndetse n'indi yitwa Texas Rangers, ndetse akomeza gukina mu filime menshi atandukanye nka Delta Force 2, The Hitman ndetse na Sidekicks. Rero mu myaka y'ibiri rero witanze Chuck Norris yatangiye kugabanya ibikorwa bye muri filime, aho filime ya nyuma yakinnye yitwaga Expendables 2 muri 2012. kandi kubera ko yakinnye filime nyinshi zitandukanye n'ibyo bituma ari ndetse n'irikundwa n'abantu benshi, ukajya agira followers benshi batandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Instagram ndetse na Facebook. Ariko nyuma y'ibi byose ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026 inkuru y'incamugongo yaje mu matwi bateye kuri ino si kuba ko n'umugabo witabye Imana. Chuck Norris yitabye Imana afite imyaka 46. Zeko nyuma tuvuge ku buzima bwe yabara amateka cyangwa se byinshi yagiye birangwa n'umugabo yumva ne Sigoteresh Jam ibiganiro by'ubwenge n'amakuru bigenda bikujyaho buri munsi. Igihe waguteguye ibintu byose cyangwa se kugira ngo kugezaho ibintu byose yitwa ngo Intwari Kaze utarakora subscribe rero yacikanwe. Muri n'umugabo uza kuvuka avuze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu cya 1940 byumvikana neza ko yapfuye aho hashize iminsi 9 akuze kuri y'amavuko. Akaba yaravukiye muri Ryan Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko natangiye mbikubwira. Yavukiye mu muryango uteruwe n'ubuzima dore ko se Kagare Norris yafite ibibazo by'inzoga cyangwa se byo gukunda inzoga. Mu gihe nyine yitwa Gorima yakoraga cyane kugira ngo atere inkunga umuryango we. Chuck Norris yari umwana mukuru mu bana babiri, akora mu buzima bugoye ariko bigatuma yiga kwihangana ndetse no kugira intego. Mu mashuri ye nigeze yigaragaza cyane cyangwa se ngagaragaza ubushobozi bwe buhambaye, ariko yari afite ubushake no kwiyemeza bihambaye cyane. Mu myaka ye 18 nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Chuck Norris yinjiye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se United States Air Force. Ibyamwigishije cyane indangagaciro z'akazi gakomeye cyane, ubuyobozi ndetse n'ibindi ndetse binatuma atangira kwiga imyitozo irimo nka karate. Ibyagiye biba intangiriro y'ubuzima bwe bw'ejo hazaza, byamuhaye indangagaciro zo kwihangana, kwiyemeza ndetse no kwiteza imbere. Nyuma rero yo kuva mu gisirikare, Chuck Norris yibanze ku myitozo y'imirwano. Yagiye kuba ari mu batandukanye, ahuza uburyo bwinshi maze akora uburyo bwe butandukanye bw'umwihariko bitewe n'ibintu byinshi yagiye yigira kuba ari umwe bagiye bamwigisha muri amarushanwa y'amashow art. Yitabiriye amarushanwa mu bihugu bitandukanye maze aza no kwita yegukana imidari ikomeye cyane, tsindi imidari myinshi muri karate z'imikino itandukanye ijyanye na boxing. Icyakora rero Chuck Norris yibanda gusa ku gutsinda. Aje no ku mwarimu ukomeye cyane mu bijyanye n'imirwano y'amashow art, yigisha abasanzwe ari abantu bakomeye cyane b'ibyamamare, yigisha abantu benshi batandukanye. Akaba afite n'abanyeshuri benshi baje kuba bahanga cyane mu mirwano, bityo izina rye rikaba ryamenyekanye cyane nk'umuntu ukomeye cyane w'umunyamerika kandi uzwi cyane nk'umuhanga mu kwigisha ndetse no kuba yari ukomeye cyane mu marushanwa y'amashow art. Ubuhanga bwe rero bwerekanye cyane cyangwa se ubuhanga bwe muri karate bamuzaniye amahirwe akomeye cyane muri Hollywood, aho bakinnyi n'abayobozi b'amafilimi bamubonaga nk'umuntu ukomeye cyane ufite ikintu cyinshi bazamukura mu bitewe n'ukuntu yigaragazaga cyane mu marushanwa y'amashow art, kandi akaba afite background y'uko agiye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwuga wa filime wa Chuck Norris watangiye mu cya 1960 n'icya 1970. Yabonaga akazi gato cyane ko gukina muri filime afatanyije n'ibita Bruce muri filime yitwa The Way of Dragon mu cya 1972. Ifilime yari yamuzamuye izina cyane kuri rwo bw'isi, yerekana ubuhanga bwe bukomeye cyane mu bijyanye n'imirwano. Imyaka yakurikiyeho Chuck Norris yaje kuba izina rikomeye cyane muri filime z'imirwano nka Good Guys Will Black ndetse na Delta Force, Missing in Action ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Mu mateleviziyo atandukanye cyangwa se muri series za televiziyo yamamaye mu mwanya wa Claude Walker muri filime yitwa Walker Texas Rangers mu cya 1993 kugeza mu mwaka wa 2001. Bivuze ngo zino series zamaze imyaka igeze ku 8. Ino series yazamuye izina cyangwa se yazamuye izina ry'ubuta Chuck Norris mu bijyanye n'imirwano. Ino series yamaze imyaka 8 yahuzaga imirwano, ubutwe ndetse n'ubutumwa bwiza, bikagira ikirangiriye ku isi yose. Mu abantu benshi rero bakunda ino series, yaje gutuma cyangwa se yaje kuba ikintu kiza kuri Chuck Norris kuko ino series yakundwa byabaga bisobanuye ko abantu benshi bakomeza kugenda babona umugabo gusa kubona kuntu actinga.
Uburyo rero Chuck Norris yagaragazaga ubutwari indangagaciro zitumaga akundwa cyane ku isi. Iyi serie yamaze igihe kirekire kingana n'imyaka 8 uko nabikubwiraga, imutera kumenyekana cyane kandi ikamugira icyitegererezo ku isi mu bijyanye n'imyidagaduro, cyane cyane ku bantu bakunda filime z'imyidagaduro cyangwa se action movies. Ubundi Chuck Norris yazwiho kuba tough guy ku buryo bw'ibihe bye byose, byamuhesheje igikundiro cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyangwa se abantu benshi batandukanye bakaba barakunze n'umugabo ko yakuntu yitwaraga. Ubuzima bwa Chuck Norris ku giti cye cyangwa se ubuzima bwe n'umuryango we, famiye ye ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, unyemere turaryo twinjemo muri aka kanya. Chuck Norris yashatse cyangwa se ashatse abagore babiri. Ubwa mbere ashakanye n'umugore witwa Diane Hiroshiki, n'umugore bakaba barabyaranye abana bageze kuri babiri. Babyaranye umuhungu witwaga Mike Norris ndetse n'undi witwaga Eric Norris. Aba bombi rero yaba ari Chuck Norris n'umugore bakaba barakomeje ibikorwa by'imyidagaduro. Nyuma y'igihe rero baratandukanye mu 1998, yashakanye n'undi mugore wa kabiri witwaga Gina O'Kelly. Bakaba barabyaranye impanga arimo umuhungu n'umukobwa. Chuck Norris ubundi mu busanzwe yibanaga ku buzima cyane bw'umuryango we, akawuha umwanya ukomeye cyane mu buzima bwe, akazirikana indangagaciro z'ubutwari, kwiyubaha ndetse no gukora cyane. Umutungo wa Chuck Norris rero dore ko yari afite umutungo mwinshi bitewe n'ukuntu yinjizaga ahantu henshi hatandukanye, yaba ari muri filime cyangwa se mu brand yamamariza gatandukanye, n'indi mirwano yabaga yagiyemo byinshi bitandukanye byagenda bigeza amafaranga menshi. Chuck Norris yaje gukusanya umutungo ukomeye cyane wagaragaje cyangwa se yagereranyijwe n'amafaranga ageze ku madolari miliyoni 70, ava muri filime zitandukanye, muri series za televiziyo, kwigisha mu myitozo y'imirwano, kwamamaza ndetse n'indi mishinga itandukanye. Yashinze amashuri ya martial arts, ibikorwa byo kwigisha ndetse n'ibicuruzwa byamufasha gukomeza kwagura ibikorwa bye bitandukanye. Uretse umutungo, Chuck Norris yari umuntu ukomeye cyane w'ingenzi mu bikorwa by'ubugira neza, yigishaga urubyiruko, agafasha abana badafite ubushobozi, agashyigikira abasirikare n'abaterankunga b'imiryango itishoboye ndetse afite ibibazo byo guhangana n'ibiyobyabwenge. Ibi byose byerekana ukuntu n'umugabo yari umuntu ukaba indashyikirwa kandi ari umugabo ukunda abantu ndetse akaba n'umuntu utarikunda ku giti cye, agakunda n'abandi bantu bitewe n'ukuntu yafashaga abantu bose nta kintu yitayeho. Chuck Norris ku itariki 19 Werurwe 2026 yitabye Imana afite imyaka 46, ariko uyu n'umuryango we nta mpamvu y'urupfu rwe yigeze ijya hanze cyangwa se itangazo ku mugaragaro. Gusa ari amakuru avuga ko imbere y'uko aza kwitaba Imana yari afite ikibazo cy'uburwayi busanzwe. Urupfu rwa Chuck Norris rwatangajwe n'umuryango we ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, rutera abantu benshi, yaba abakinnyi, abafana ndetse n'abantu benshi batandukanye bagiye bari amafilime, bibatera kubabara cyane bitewe ko n'umugabo ari umuntu wagiye gukora ibintu byinshi bitandukanye. Chuck Norris yasize urwibutso rukomeye cyane ko ari umwarimu w'imirwano, umukinnyi wa filime, umutoza ndetse n'umufasha ukomeye cyane bijyanye n'ubugiraneza. Ibintu batazigera byibagirana mu bitekerezo by'abantu bateye kuri ino si. Ibyamwibi cyangwa se ibyo abantu bishyira mwibukiraho bizakomeza kubaho mu mateka y'imyidagaduro, kandi sinagira isahoraho by'umwihariko bitewe n'ibikorwa byinshi yagiye akora. Dore ko ari umugabo wakundaga kwiyoroshya kandi ufite n'ubuhanga bukomeye cyane. Ubuzima bwa Chuck Norris bugaragaza ukuntu kwihangana, kwiyemeza ndetse no gukora cyane bishobora kugera ku nzozi. Yatangiye ubuzima bwe bugoye muri Oklahoma, aza kuba icyamamare ku isi muri karate, filime ndetse na televiziyo, kandi akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu gufasha umuryango we ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ubuzima bwe bwose rero butwigisha ko indangagaciro, ubushake ndetse no gukora cyane tutibagiwe ndetse no gufasha abandi bishobora gutuma umuntu agera ku musaruro w'icyo ashaka cyangwa se icyo yiyemeze, kandi bigasiga cyangwa se bigasiga urwibutso rutazibagirana mu mateka y'abantu. Reka rero ngo shimire rero twabanye muri kino kiganiro, agiye mutegura byinshi cyangwa se twagiye twumva byinshi ku buzima bwa Chuck Norris yitabye Imana ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ko wasize ibintu byinshi rero, byumvikane ko yasize abana bageze kuri 4 cyangwa se baduhoje mama wabo. Dore ko uyu mugore mu bagore babiri yashatse agiye afite abana babiri. Bizi ngo Chuck Norris kuri no munsi apfa yasize abana bageze kuri 4. Chuck Norris yari umuntu ukomeye cyane cyangwa se ari ishuri rikomeye cyane muri filime, kandi yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye. Dore ko ari umugabo wari umaze imyaka 86 ku isi. Dore ko agiye akina amafilime menshi bitandukanye. Niba arakunze rino zina cyangwa se arakunze n'umugabo, tukijya muri comment tubwire se n'umugabo mukuze muri iyo filime yumvaga nitwa ngo Intwari Kade. Iyi ngiyi nta yindi ni Spotlight Jam, naho ubundi Astra Vista.